Ndabaramukije cyane, amazina ni Kwizera Mugisha, mbashimiye cyane ko dukomeje kubana muri uru rugendo rwo kwiga umwero w'Ikinyarwanda alphabet. Kuri wowe utarakora subscribe cyangwa se ngo wiyandikishe, iyandikishe nicyo gihe ni uyu munsi kugira ngo ibyigisho bijye bikugereraho ku gihe. Uyu munsi rero nshuti zanjye, bavandimwe, namwe babyeyi, tugiye kwiga imibare y'Ikinyarwanda mu mwero, ikaba ishingiye ku buryo bwabarwagamo mu muco wacu, aho dusanga ko bishingiye cyane ku buryo twabaraga mwimerere cyangwa se karemano, aho tubara rimwe tukagira gutya urutoki, kabiri gutya, gatatu gutya, kane dutya. Ibi rero ni mu buryo n'ubundi bw'ururi cyangwa se tuvuge urukonjo, aho benshi bazi ko kane ari gutya ariko mu buryo bw'ururimi rukonje, mu buryo bw'urukonjo cyangwa se mu buryo bwiza, kane kabiri. Ibi rero nibyo tuza gushingiraho. Umufilozofe w'umunyamahanga nkunze kubivuga iyo ndi kwigisha imibare, we yaravuze ngo imibare iva muri rimwe na kane. Imibare 10 ya mbere ngo niho iva. Kandi koko ufashe rimwe ugateranyaho kabiri, ugateranyaho gatatu ndetse ugateranyaho kane, aha ngaha ubona 10. Ubona yego, iyi ni gatatu n'iyi ni gatatu bikaba gatandatu, wateranyaho kane bikaba 10. Urumva ko ntabwo yigeze abeshya. Mu Kinyarwanda rero ho bimeze bite? Cyangwa mu mwero? Mu mwero rero, ndetse si no mu Kinyarwanda ahubwo n'isi yose, imibare iba 9, kuko iyo twageze nko mu byitwa nimeroji dusanga tugarukira ku 9, rimwe kabiri gushyika ku 9. Imibare ni 9. Mu Kinyarwanda rero kubara ni kabiri ndetse bikaba gatatu mu Kinyarwanda. Reka dukomeze rero, noneho tugiye kwiga rimwe ni gutya. Niba rimwe ari gutya rero, kuyandika bizakorwa bite? Nuko iri bara ndabona ari ribi, ntabwo rigaragara. Dushyiremo umukara. Rimwe turarigira dutya. Iyi ni rimwe, gusa ntabyo, umurongo ugomba kuba ugororotse. Iyi ni rimwe, rimwe, kabiri, hanyuma kabiri, kabiri tuyandike dutya, rimwe, dushyiremo akabitandukanya, kabiri, urumva ugomba kubyegeranya, iyi mirongo ibiri ugomba kuyegeranya cyangwa se udukoni tubiri, hanyuma gatatu, aho dushyiremo akabitandukanya, naho ugakora udukoni cyangwa se ugashushanya intoki 3. Iyo bigeze kuri kane rero biratandukana. Iyo bikiri aha, bamwe batangira bavuga ngo ibi bintu birasa na Roman numerals, imibare ya kiromani, chiffre romain. Ariko mu by'ukuri si byo. Kuba twagira ibintu duhuza n'abandi nabyo byerekana ko turi abantu nabo bakaba abantu, ntabwo ari bibi, ni byiza. Ariko tukagira umwihariko, tukagira ubudasa. Rero mu muco nyarwanda icyo kintu nacyo nkunze kukivuga. Iyo tubara tuvuge ko ufite inka 8 z'imbyeyi kandi buri mbyeyi ifite iyayo. Icyo gihe rero iyo ugiye kuvuga umubare w'inka, ntabwo uvuga ngo mfite inka 16, kubera ko buri nyana ifite iyayo, urumva koko ni 16. Ahubwo uravuga ngo mfite 8 ukinze, bivuze ngo ufite inka 8 z'imbyeyi kandi buri mbyeyi ifite inyana yayo. Ubwo niba ifite inyana yayo ni 8 ku 8 bikaba 16. Niba tubyumva neza rero, uko gukingwa, gukingwa
bihagaririye inkubwo ya kabiri cyangwa se times 2, inkubwo ya kabiri. Hanyuma rero niba umunani ukinze byari bivuze ngo ni 16, aho tugomba kwibaza ubwo kane gakinze niba ari mu nkubwo ya gatandatu kaba umunani, noneho kabiri gakinze mu nkubwo ya kabiri koko ubwo karaba kane. Noneho iyo tubirebye ibintu nkora cyangwa se umwero, uyu mwero ndimo nigisha, uyu mwero urimo wiga, ntabwo ari ibintu gusa nahumirije gutya ngo nterere hasi ngo nzanye umwero, oya, ahubwo ni ibintu bifite aho bihuriye kandi bikagira ishingiro. Mu runyamahanga ndavuga ngo bifite base, bifite aho byubakiye, bifite aho byubakiye, aho byubakiye rero ni mu muco, mu muco wa buri moko, sinzi niba nkoresha ijambo amoko, ariko reka nkoreshe wa buri, mu muco wa buri hamwe havugwa ikinyarwanda. Aha niho ntekereza ko ubu aribwo mbivuze neza, kubera ko turasanga ikinyarwanda si ururimi ruvugwa i Rwanda gusa, ahubwo ikinyarwanda ni ururimi ruvugwa muri Congo, muri Uganda, muri Tanzania, igice gito nk'uko no muri Uganda ari ikindi gito, no muri Congo kikaba gito hano i Murenge na Masisi. Turanasanga kandi Ikirundi n'Ikinyarwanda byo niba nza kubyita impanga sinzi, ariko jyewe navuga ko ari ururimi rumwe, usanga gusa dutandukaniye mu buryo tuvugamo, haba mu kurandaga, ariko amajwi ni amwe. Rero iyo tugeze i Murenge, mu Banyamulenge, dusanga bo iki kintu cyo kuvuga umunani ukinze, iyi nkubwo ya kabiri barayumvishe bwangu. Ibi ntabwo ari njye ubihanze, nta nubwo ari njye ubihimbye, niko byamye. Ni ukuvuga ngo iyo babara, impamvu mvuze ngo iyo babara, natwe twese niko byakabaye, ahubwo ni uko hari bimwe twagiye duhomba, ariko nanone kubera ku bw'amahirwe hakagira aho bisigara, aho rero bisigaye bisigarira kugira ngo bitarimbuka, ariko nanone kugira ngo tugire umukoro wo kubigarura. Niba i Murenge ibyo bikiriyo kandi ari byo byacu, kandi tukaba tubizi ko ururimi tuvuga ari rumwe, nta Kinyamurenge nta Kinyarwanda, nta Kirundi nta Kinyamurenge, nta Kinyamurenge nta Kirundi, nta Kirundi nta Kinyarwanda, ni indimi zimwe. Turaza gusanga rero Abanyamurenge babara akabara rimwe, kabiri, gatatu, kane. Iyi kane kandi hari ushobora kumva agahita avuga ngo ibyo ni iby'Abanyamurenge. Kubera iki? None se iyi si kabiri? Iyi ni kabiri. Urumva hano ino mu Rwanda rw'aha, mu Rwanda umu, turacyavuga ngo umunani ukinze. Ariko turabivuga mu mvugo, ni imvugo. Niyo mpamvu iyo mvuga ibi bintu biranyura cyane. Iyi ni imvugo, sibyo? Ariko iyi mvugo nitugera i Murenge ho turasanga barayihaye amashusho. Rero niba turi mu nyandiko, ntabwo tugiye guhimba ibindi kandi hariho ibihari, ahubwo ibihari nibyo tugiye kugaragaza. Rero twavugaga mu mvugo ko gukinga ari inkubwo ya kabiri, ndetse uku gukinga niho hahandi ubona iyo turi gusabwa umugeni, cyane mu muhango w'ubukwe, abasore babiri basaza b'umugeni barahagarara, barangiza bagasobanya batya amacumu, bayasobanya batya nk'ikirango cyangwa se nk'ikimenyetso kigaragaza ko ayo marembo akinze. Noneho umukwe iyo aje kugira ngo bamwemerere gutambuka, ya macumu barayatandukanya akamera atya. Mwibuke yari abiri, noneho hano bayatandukanirije, aha ngaha niho bigaragaye ijana ku ijana ko yari abiri, ariko hano arakinze. Uku gukinga kwayo rero, uku gukingwa kwayo arakinze, ni uku gukingwa niko noneho Abanyamurenge barafata intoki ebyiri bakazikinga. Ubwo niba bazikinze rero, kandi twamenya ibanga riri mu Kinyarwanda rivuga ko gukinga ari inkubwo ya kabiri. Murabyumva? Ubwo ari inkubwo ya kabiri rero, niba tugiye kwandika kane,
ntabwo tugenda ngo duce udukoni tune kandi tuzi ko hari inkubwo ya kabiri, ahubwo ikintu tuza gukora ntabwo nk'uko ndimo mbivuga, ntabwo tuza kujyaho ngo duce noneho imirongo ine, ahubwo twamenye ibanga riri mu gukinga. Iryo banga niryo tugiye gukoresha. Turahita dufata rero ebyiri cyangwa se inkoni ebyiri cyangwa se intoki ebyiri, noneho nitumara gufata izi ebyiri tuzikinge. Ubwo turagira dutya, aha turazikinze. Ubwo niba tuzikinze zari ebyiri kandi tukaba tuzi ibanga riri mu ijambo ryitwa gukinga, ariko dukinze umubare, tukaba tuzi ko iryo banga rivuze ko ari ugukuba kabiri. Ubwo iyi rero iyi ni kane. Ndi kwirinda gushyiraho uruziga kuko ninshyiraho uruziga biraba bibaye ibindi, ariko nabyo turabigeraho. Ubwo rero iyi ni kane. Yego. Nari nababwiye ko imibare no mu mweru ari icyenda, imibare ho ni icyenda. Turashyika kuri karindwi, dushyike ku munani, noneho nitugera ku icyenda aricyo cya cyenda cyenda abana, ni icyenda nyine, ni icyenda. Naho umuntu aba ashyitse noneho akaba yagenda gukora ibye. Ibyo turabivugaho. Ariko reka tubanze turebe ino kane rero, uburyo kane ariyo igiye kubyara imibare yose, igiye gutuma haboneka indi mibare yose, nk'uko n'urya munyamahanga yari yarabivuze koko. Iyi rero niba ari kane, ndetse noneho mu kinyarwanda ho si kane gusa ikora imibare yose, ahubwo ni kane na rimwe, kuko mwabonye ko kubera rimwe habonetse kabiri. Rimwe yabaye ebyiri iba kabiri, rimwe ibaye eshatu, rimwe zibaye eshatu iba gatatu. Rero imibare ikora indi mibare gushyika ku icyenda mu mweru ni rimwe na kane. Reba ukuntu bigiye kugenda. Mwibuke iyi ni kane. Iyi kane rero hano biransaba guhindura ibara kugira ngo tubashe kubona uburyo bimeze bitandukanye. Iyi kane nituyongeramo rimwe, urumva niba tuyongeyeho muri rimwe ibaye gatanu. Iyi gatanu nayo nituyongeraho rimwe ibaye gatandatu. Iyi gatandatu rero, kandi iyi gatandatu nuyireba koko ikintu cyantangaje, uraza kubona ko ari mpande eshatu, ebyiri, mubyitegereze, murabona ko ari impande ebyiri zafatanye. Niziza zigafatana, ibi bintu biratangaje. Birabyara kane, ariko ntabwo ari uku yandikwa, birabyara gatandatu. Ni uko haba hari kane, iyo kane noneho ukongeraho rimwe ikaba gatanu, ukongeraho indi rimwe ikaba gatandatu. Iyi gatandatu rero nayo nituyongeramo rimwe, turayishyiramo hano noneho hagati, iraba karindwi. Karindwi rero nayo ni umubare ukomeye nisanzure, ko urabona ibaye ikiguruka, ibaye nk'ikiguruka. Bivuze ko ni umubare uri ku ibare ryo hejuru, niba mvuga ko ari umubare uri ku mutagara wo hejuru, ntabwo nzi imvugo nza gukoresha, ariko nureba ino shusho urabona ko ibaye noneho ikiguruka. Hanyuma rero karindwi nabwo iyi ni karindwi, bambe ni yego ni karindwi. Hanyuma iyi karindwi nituyongeraho irindi rimwe, turashyira hano noneho turasakara, bibe umunani. Ahandi bakubwira ngo rero umunani ni umubare ukomeye mu kinyarwanda, ndetse umunani niwo uhabwa umwana wakuze akaba we, urabona noneho ahari ubwe arasakaye ntavirwa. Noneho uyu munani nawo nituwongeraho irindi rimwe biraba icyenda. Iki cyenda noneho rero aricyo cyenda abana, iki cyenda noneho urabona wa muntu yabaye umuntu. Hari igihe mbura ijambo nabikoresha kugira ubyumve nk'uko ndimo mbyumva, ariko reka nkoreshe iri. Iri cyenda urabona ntirisakaye gusa, ahubwo no hasi
harubakitse, yabaye inzu. Icyenda rero ni inzu ishyitse kandi inzu ifite inkingi zose. Noneho iki ni icyenda koko cyenda abana. Aha ni hahandi ku cyenda rero, ku cyenda umuntu aba nawe yabyara, aba nawe yagira urwe noneho akanarubasha. Murabyumva ngira ngo ni icyenda. Ngiki icyenda rero. Imibare icyenda ikaba iruzuye. Ariko ikibazo ikibazo umuntu wese ahita yibaza, ese ko mu mwero zeru itabamo? Kuko umwigisha wavuze ko umwero nta zeru ibamo kuko zeru ari ubusa, ndetse bamwe bakanabisoma kuko zeru niba ari ubusa, ubusa ntibwakabazwe mu kinyarwanda. Abanyarwanda ntibigeze baba abatindi kugeza aho babara ubusa, ubusa ntibukabarwe mu Rwanda rw'ubu, urwashize n'uruzaza. Ubusa ntibukabarwe, iyi ijye iba na kirazira, izahinduke nka kirazira ndetse n'ikirazira. Ubusa ntibwakabazwa i Rwanda ndetse ntibubarwa. None icumi bizagenda gute ko zeru nk'ubusa ariyo yadufashaga kubara imibare? Munkundire mbanze nsibe ibi, ndibwira ko hari bike mubimenyeho, hanyuma tugendane neza. Yego, umuntu ati bizakunda gute ko icumi turyandika? Mu mwero rero ntidufite zeru nk'ubusa, ahubwo mu mwero dufite uruziga nk'imbaraga. Nagiye mbivuga, hano biragoye ko umuntu yashushanya uruziga ariko ngo arushushanye neza. Ariko hano birakunda ko umuntu aruterura akarukora ngo uru uruziga. Yego, reka tururire kwitegereza uru rumeze nabi, turebe uru ahubwo. Uru ruziga rero nurureba ntabwo ushobora kuvuga ngo rwahereye aha waba ubeshye, nta nubwo ushobora kuvuga ngo rwahereye aha waba ubeshye. Ntushobora kuvuga ngo rwahereye aha, ntushobora kuvuga ngo rwahereye aha, kuko uruziga ni rumwe. Noneho uruziga ni ihero ni n'iherezo, ntiwabona aho ruhereye, ntiwabona n'aho ruherera. Uruziga rero, reka nkoreshe imvugo abantu benshi bamenyereye ya alpha na omega, ariko mu kinyarwanda cyiza ni ihero na herezo. Uru ruziga mu mwero ruhagararira ishusho y'ubumana, kuko ubumana tuvuga ko budafite aho buhera n'aho buherera. Uru ruziga kandi bugahagararira imbaraga, rugahagararira ubumwe, rugahagararira buri kimwe, harimo imyororokere. Niyo mpamvu nabivuzeho, niyo mpamvu umubyeyi iyo yamaraga kubyarira u Rwanda, noneho yategwaga urugori, agategwa urugori, kandi urugori rufite ishusho y'uruziga kuko yarubyariye. Akambara ubumana rero, kuri jyewe ndavuga nti yabaga yambaye ubumana kuko yaruremeye amaboko, yaruremeye ingabo, yaruremeye ababyeyi. Uru ruziga rero ntabwo mu mwero cyangwa mu kinyarwanda rugendanye n'imibare gusa, ahubwo ni rwo soko ya byose kuko ari ihero na herezo. Inyuguti guhera kuri A kuzageza kuri P zose ziva mu ruziga, ndetse n'imibare guhera kuri rimwe, nkoreshe ubu buryo, gushyika ku icyenda, ariko akaba ari rimwe gushyika ku icyenda, mbese si n'icyenda kuko uru ruziga birangira ari rwo ruri gutanga makuzo, ibyo twita amakuzo mu mwero, amakuzo akuza imibare, aho usanga ikuzo rya mbere ni ibinyecumi, irya kabiri ibinyejana, ibinyagihumbi, gutyo 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 kugeza aho tuzagera ku icumi power 25, aribyo zitwa 100 decillion mu rurimi rw'imahanga. Gusa hariho icyigisho kubw'ubufasha bw'umusizi Rumaga yampaye, ntabwo ndabinoza neza, niyo mpamvu kubitangaza uyu munsi bigoye. Aho yampaye andi mazina y'imibare harimo imbeba, urukwavu, gusa hari indi nyigo tugomba kubikorera nzima kugira ngo tubihuze noneho n'imibare yo mu mwero tuyake aya mazina nyamahanga.
hamwe nituba turi kwiga imibare turaza gukoresha indimi mahanga ariko tuzabishyira mu mucyo. Uru ruziga rero nirwo rutanga amakuzo, nirwo ruza gutuma habaho ibinyecumi. Ni ukuvuga ngo umubare nituwushyira muri uru ruziga, tuvuge rimwe mu ruziga, ni ukuvuga ngo ni rimwe mu binyecumi bibaye icumi. Ariko nidushyiramo kabiri, ni kabiri mu binyecumi ibaye makumyabiri. Nidushyiramo gatatu, ni gatatu mu binyecumi ibaye mirongo itatu. Nidushyiramo kane, ni kane mu binyecumi ibaye mirongo ine. Ubwo ibaye mirongo ine, noneho umuntu akibaza ati none se ijana biragenda gute? Kuko twari tuzi ko ari amazeru abiri abyara ijana. None se mu mwero naho, ubwo ndimo ndavuga ibyo abantu benshi bakunze kwibaza, mu mwero naho turagira gutya duce uruziga duce n'urundi se dushyiremo umubare? Oya, ibi ntaho biba, ntibikanabeho, n'uzabikora azaba akoresheje. Ahubwo bigenda gute iyo tugeze ku binyejana? Ku binyejana iri kuzo, uruziga ruhindura ikuzo. Iyo ruhinduye ikuzo, noneho ruba ikamba. Iyo rubaye ikamba biba bivuze ko bibaye ibinyejana. Biramera gutya rero. Ngiri ni ikamba cyangwa se igisingo gihagarariye ingoma ya Gihanga. Kandi ingoma ya Gihanga, Gihanga se ni muntu ki? Gihanga ninde? Ni mwami ki? Ni umwami nyir'ingoma, akaba umwami Ngomijana, akaba Gihanga Ngomijana. Iryo jana rero riri ku butware bwe no ku gisingo cye, niyo mpamvu hano igisingo cyangwa ikamba rihita ryongera rigahagararira ibinyejana. Aha rero nidushyiramo rimwe biraba ijana, nidushyiramo kabiri bibe magana abiri, nidushyiramo gatatu magana atatu. Nk'uko tunashyizemo gatandatu byaba magana atandatu. Ngaya nguko. Nanone umuntu akongera akibaza ati noneho karabaye, igihumbi biragenda gute? Ntihagire uwiheba kuko ibintu byo mu mwero ni ibintu byumvikana kandi byoroshye binahura n'ikinyarwanda. Mu mwero rero hariho imvugo yavugaga yuko hari igihe, tuvuge jyewe mfite umuryango, mfite umugore n'abana, ndabyaye ndororotse, ba bana nabo barabyaye barororotse, ku buryo nimbara abankomotseho tuza kuba gushyika nko ku mubare w'igihumbi, noneho icyo gihe mwakuka mukaba umuryango ukwanyu. Sinzi niba munyumva aho hantu, mukikukira, mukaba niba mbyita mukaba inzu, yego mukaba inzu, n'ubundi niko bivugwa, ni inzu, mukaba inzu ukwayo, igahita iba inzu ukwayo. Noneho rero ibinyagihumbi nicyo gituma ni inzu n'ubundi. Ibinyagihumbi turakoresha inzu. Iri ni ryo kuzo ry'ibinyagihumbi. Iri kuzo ry'ibinyagihumbi rero nushyiramo naho kabiri uraba uvuze ibihumbi bibiri. Ahantu bigiye korohera kandi bikaryohera noneho ni hehe? Ni ukuvuga ngo ibihumbi icumi n'ibihumbi ijana. Icyo gihe biragenda gute? Reka tubirebere hamwe. Biraza koroha cyane. Ibihumbi icumi ni ukuvuga ngo ibihumbi icumi ni ibinyecumi mu gihumbi. Ako kantu mumaze mukumve. Ni ibinyecumi mu gihumbi. Ubwo ni ukuvuga ngo igihumbi ni inzu nk'uko twabivuze. Ariko ngo ibihumbi icumi ni kandi ibinyecumi byo mwibuke ni uruziga. Noneho ni ibinyecumi mu gihumbi. Ni ukuvuga ngo ikintu tuza gukora turahita dushyiramo hano uruziga rw'ibinyecumi. Noneho rero nidushyiramo kane, aha turaba tuvuze ibihumbi mirongo ine. Umuntu akongera akibaza ati none se ko nta zeru ibamo? Urumva impamvu mubyibaza? Mba nyumva cyane. Akibaza ati
mu busanzwe twandika igihumbi na kane dutya, none ni gute tuza kwandika ibihumbi mirongo ine na birindwi, ibihumbi mirongo ine, tuvuge ibihumbi mirongo ine na kane, ibihumbi mirongo ine na kane mu mwero biroroshye. Aha rero ntabwo uza gukenera kuhashyira amazeru kuko urabizi ntayabamo, ahubwo kuko ibi ni ibihumbi mirongo ine noneho na kane, kane ngiyi uyihashyire hano noneho, ubwo ibihumbi mirongo ine na kane, igihumbi na cumi na kabiri, igihumbi na cumi na kabiri uzakora ibinyagihumbi ushyiremo rimwe kuko ari igihumbi na cumi na kane, hano washyire icumi, hano kane. Urumva ino mibare n'ubundi nayo irahura n'uburyo twe tuvugamo imibare ijana ku ijana. Tugeze ku bihumbi icumi, ariko se ibihumbi ijana byo ngira ngo nabyo murabyumva ni ibinyejana mu gihumbi. Ni ukuvuga ngo hariho igihumbi hano, umurongo wakabaye ugororotse, yego, tuza gushyiramo ibinyejana. Rero niba byari ibihumbi magana abiri, ubwo hano nta kindi dushyiramo ni kabiri. Rero niba ari ibihumbi magana abiri na gatatu, hano inyuma nta kindi uhita ukora, urandika gatatu. Niba ari ibihumbi magana abiri na cumi na bine, urongera noneho uhita wongera ukore ikuzo ry'ibihumbi icumi, akaba ari iri na cumi na bine, wongere ukore iri kuzo ry'ibihumbi bine. Nuko ikibazo kikaba none se iryo twita miliyoni biragenda bite? Iyi twita miliyoni ni inzu, noneho mu nzu, nk'uko n'ubundi no mu busanzwe miliyoni usanga ari amazeru atatu kuri atatu. Rero mu mwero ho ni inzu mu nzu, iyi ni miliyoni, ni inzu mu nzu, miliyoni eshanu, ubwo nta kindi dukora turandikamo gatanu. Noneho se ikibazo kigasigara kibaza ngo miliyoni ijana nayo nta bundi buryo wayandikamo usibye kwandika ijana muri miliyoni, kuko ni miliyoni ijana. Ubanza wandike ikuzo rya miliyoni, ikuzo rya miliyoni akaba ari inzu mu nzu, hanyuma ushyiremo ibinyejana cyangwa ibinyecumi bitewe n'umubare. Niba ari miliyoni icumi, urashyiramo ibinyecumi mo hagati, ikuzo ry'ibinyecumi. Niba ari miliyoni ijana, ushyiramo ikuzo ry'ibinyejana. Uyu munsi ndumva ibyaba byiza ariko twaba tugarukiriye kuri miliyoni ijana, kugira ngo ubutaha tuzige indi mibare noneho dufite icyo twari tuyiziho, ahubwo reka tubanze duse n'abayisubiramo. Ubwo mbere yo kuyisubiramo tubanze dukore amakuzo yose. Rero hari ikintu kimwe umuntu wese wiga umwero agomba kumenya: umubare utari mu ikuzo witwa indomo. Ni indomo nyine, umubare utari mu ikuzo witwa indomo, niyo mpamvu ndometse aka. Noneho irindi kuzo rikurikiraho nyuma y'indomo, indomo ikaba ari imibare itari mu ikuzo runaka, ari imibare gusa. Ikuzo rikurikiraho ni ibinyecumi, akaba ari uruziga. Ikuzo rikurikira ibinyecumi
akaba ari ibinyejana, rikaba rimeze ritya, akaba ari igisingo, igikurikira ibinyejana akaba ari inzu, ari cyo gihumbi, noneho ibihumbi icumi akaba ari irikuzo ry'ibinyagihumbi dushyiramo ibinyecumi, yego, ibihumbi ijana akaba ari ibinyagihumbi dushyiramo igisingo, hanyuma miliyoni ikaba ari inzu mu nzu, ikaba ari inzu mu nzu, aho iyi nzu mu nzu twabibonye nayo, iyi miliyoni nayo turabikora nk'uko twabikoze mu gihumbi, dushyiremo ibinyecumi n'ibinyejana kugira bibe miliyoni icumi na miliyoni ijana. Dusubiremo rero izi ndomo zacu, tukiri kuri izi ndomo twibuke ko twatangiye tuvuga ngo rimwe ni iyi, kabiri ni iyi, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, icyenda. Iyi rero niyo mibare y'ibanze mu mwero, indi tuzakomerezaho. Nababwiye ko imibare yo mu mwero ari imibare yo hejuru kuko igera ku icumi power 25 ariyo yitwa 100 decillion. Ni umubare ujya kwegera umubare wa nyuma uriho ku isi witwa guruguru. Ni umubare rero munini. Ibyo biragaragaza ko ikinyarwanda gikize rero kidakeneye nk'uko abantu bajya bivuga ndetse bakanabeshya bandika ikinyarwanda gikeneye. Ndagushimiye wowe ubanye nanjye muri iri somo rya none ry'imibare, nkubwira ngo uharanire ko hazagira umuntu umenya ko ikinyarwanda gifite umwimerere wacyo mu myandikire, ubigizemo uruhare, ngusaba kubikangurira bagenzi bawe, kandi wibuke gukora subscribe, wibuke gukora like na share. Ibindi bizagenda biza gahoro gahoro. Icyo dusabwa ni ukubibamo, ni ukwiga uyu mwero, kandi koko ni ukubiba, ariko kandi nyuma yo kuba byo tukanabiba, tukabiba nk'imbuto mu bandi, nabo bakaba byo, bakabyera nyine n'umwero, twese tuwere kandi tuwereze n'abandi bose, maze ikinyarwanda kigire ubudasa mu mvugo nk'uko biri no mu myandikire nk'uko umwero uje kubihamya. Mubeho.